Doro, ni icyubahiro. umuntu nari mbonye harayihitiranye n'umuhungu w'iwacu yahizaga arambonye. Yakubona se bigutwaye? Ntabwo mba nshaka ko abantu bo mu cyaro bambona. Kubera iki? Doro, naragusobanura ndakubwira ngomba kukwitaho. Ntukajye ugira isoni, uzi ko nta n'umuntu usa nkawe mu bantu bavuye iwacu. Mbese mbonye nambaye gutya. Akubonye bigutwaye iki? Nese Doro wambaye nabi, si wambaye nk'ibyo nambaye. We ntukajye ugira ikibazo, sibyo? Ngayirinde. Burya turangize tugenda. Serive. Naga serive. Akodoro mana yanjye reba ibintu byuzuye hano nuroza ibyombo nta kintu na kimwe urakora ubu koko ngewe ubu ngubu ndabona umaze kuncanga ese Doro Maze kugucanga? kamaze mbwire iyo ubyuka uhagaze ndabona ari kwinywesha amazi nako utagize ibyombo byuzuye hariya ibyatumye isazi byakoze iki ubu ngubu utekereza iki? Nta kintu mba ntekereza usibye kunywa amazi. Wese ushinzwe iki? Kigiki? Icyo ushinzwe arangera icyo ushinzwe. Wowe ubyutse ukajya kubyoza n'iki cyapfa? Njye nawe tuba muri urugo twese ducumbitse. Ngira ngo urabizi. Hano si iwawe, si kwa mukuru wawe hahandi wiratanaga hagati umunyizamura aho wigeze wadanje. Hano ni kwa Queen. Mbikubwire. Maze iminsi narakwihoreye. Kwera agashuti kawe ngo ni Claudine kagiye, umushiha wako warawusigaranye. Njye ntago wawunzana. Njyewe rero numva baze nkubwiza ukuri nari nanakwihoreye. Njye ntago nabyuka ngo noze ibyo muzi kuryamye. Cyakora udahari waragiye kumwe kwawe ujye ugenda ukajya kubiyongeho ubeshya abantu ngo nakazi. Nabikora. Ariko mu gihe rero uri muri uru rugo nzajya nkoropoza ibyombo. Bizavari ari uko wabyogeje nge sinzabyuza. Queen ni umaze kukorora. Amaze kunyorora ate urambonamo igisimba, urambonamo igiti ko ngende umuntu. Yanyorora igisimba kanumwe uba ufite ko konyine karenza k'ibisimba. Iyo ndagira ngo ngwibutse nanjye umva nkubwire ugomba kuzajya wose ibyombo gakoropa hana akazi kose ugagakora kuko niwe kareba. Izi nzara bakiriye bavura kintu na kimwe nzabikoresha. None uzajya weri kuzireretse gutya. Usibye kwiyoza nta kintu nemerewe ubibasha ma. Uzazunyuze byarimbye wagize ngo Queen ni yakubwira Lydia aho umushahara koza nyine ugiye kunciriraho umushahara. Reka nkubwire njye ntago naguhemba ukomeza kugendera ku byo Queen ari kukoshya umva iyi Kigali irakubona. Noneho ni wowe utanga inama kugira ngo abantu babashe kuba muri Kigali neza. Wowe nani inama Lydia ndakuyamye ngiye nuzongera no kumbwira gutyo kuko ntago memba nta n'uwiwanyu memba na mukuru wawe igihe cyose namaze mvunikira mu rugo rwe nta kintu yamaye. Rero wowe nta gahunda ngirana nawe ntuzongere no kumenya. Ubusundi baba baguhemba ibyiki ko ushoboye kurya no kuryama. None ndye ibyo wahashye mbaye ndye ibyo wahashye nago narara mpfuza. Uzarinda uhaha ngaha. Ariko ubuzima bwanyu bwose ndabuzi ibyo Queen akora ndabizi nawe ibyo ukora ndabizi. None aricira akakubwira amateka yose. Ibyo ugenze ubimubaza ariko umenye ko mbazi. Watumenya abakozi bo mu ngo mujye mububaha ko babazi ibyanyu byose. Nta kintu cya hano nazi. None wemeye ko uri umukozi? Kagabo wemeye ko uri umukozi? Ubu se ko nzi ko wambara ikibuno ubwo ushaka ko nkubwira ibiki bindi? Kuba nzi ko wambara ikibuno ntago bihagije. Ntago bihagije kuba nacyambara natacyambara ntago ziba wifata ukajya kwambara amabuno bakajya no kuyadodesha bakajya ngo kuyanika. Byarakubabaje ariko iyo cyakora di byarakubabaje uzi ko uteye isoni? Nta soni nayo ahubwo niwo ziteye umukobwa utimenya. Ndumva inzu mwayiteruye niwe umaze koshya uyu mukobwa anyosha mu bice ariko ntukamenyere. Akora idi uri umuntu wo kubyuka usakuzanya na Doro muri iki. None se kambanze nkubwire ubu turi bangaye muri inzu ku buryo uyu mukobwa abyuka ahagaze ahanga
umva nta koza ibyombo nta gukoropa nta gukubura ese ubundi wowe mufatanyije wabizi kubifatanya ngenda ndabyanze ariko niwo umaze kumworora mbese ngo rukwirirwa ngo inzara ngo arambwiye ngo none izi nzara ntabwo zitubangira ibindi bintu maze mbabwire yaba wowe yaba Dorori muri abantu bo gusakuza gutyo muzi ko umuntu aryamye nene se we yarayobewe kuryanye kuki ubundi ubusakuza we wari ubizi ko je ntabwo nari nakwihoreye yaherekana ariko kuvuga namwihoreye Dorori ndamuzi atavuze utamwiyejejeho ntiyavuze ariko ibyo ntabwo nari nakwihoreye ubu none aka kamwanya nawe wise umindukana si uko guhinduka Dorori uramuyoboye ariko nyine ajye yumva gufatanya simbyanze ariko se wowe uje ugakora ibyo ushaka ko akora wabiki nyine mbese nkaza nkahita nkora imirimo yose nkaceceka ibintu byose nkakora ese umuntu w'umukobwa gukora arabyiganyira nta kwiganyira ariko twese tugomba gufatanya ibintu byose bikajya ku murongo none urabona ngo nozi ibyo mubona nakoropa mbona musanze yicaye yarahagaze none se gukora inzara ntabwo biba bikenewe Dorori agomba gusa neza ngo inzara ajya ahora zimeze gutyo ngo kiretse kwiyoza nabwo ziramubangamira no kumwoza nzajya mwoza nawe ibyo n'ibindeba mu mbabare mu kumbangamira pe mu mbabare kandi ibindi mbabare uvugane nawe umuhane kandi ugomba kumubwira ibintu ashinzwe hano n'ibyo adashinzwe ahubwo nawe umenye ibyo ushinzwe wamuretse urabona ziriya nzara arizo kozanya ibyombo abantu babyuka babangamira umuntu yiryamye kagabo ariyenze dore mwihorere ijya mu turimo kandi ntimwongere kumbangamira pe Unknown caller. Allô? Allô? Oui. Ni sawa. Nari kuruhuka. Sasa ngenda byose n'umunaniro ariko umereye nabi. None se shaka gahunda nyemereye bimeze bite kuri munsi niwe mu rugo numva n'icyana cya bien kimeze neza amafaranga naje nari kuvuza amafaranga nkahita nkanguka se tatse mfite birashize mani cyane kimeze neza ndi kugitegura sinakubwiye ko mfite icyana cy'inzobe kimeze neza kandi wagijeje kasi kikanahutse rekana n'ifage mani rekana n'ifage uri hamwe none umwana ngo ufitiye ahubwo ushobora kurya ugahita ushyira no mu mago kuko ukuntu kimeze noneho gifite ibijambi ni ikiyobe tazasara we wigira ikibazo mani ibyo nabikozeho umva ndi kugitegura neza nyambike neza nyigure utuntu tw'uduparufe ngitemo ubundi urebe ibintu ngiye kugukorera hasha wazanaye muri amuhungu kamurika mwana azi kuiki ukunda kubikira cyane ubwo se utangiye ibiki kandi nyine nuko unyiryaho mani njyewe ntabwo ari ukukwiryaho urabizi mani wowe urabizi ngiye gufata nka bro sibyo niyo mpamvu mba ndi kugutamo ibyana bimeze neza kubera ko mba nkwizeye sibyo se we namo nyine namo mara nibereza amafoto y'ibrosa ndaje nyakohereza yewe wigira ikibazo cyakoza ibintu byo kumpfusha ubusa nizere ko wahembwe umva uyu munsi urayishisha niyo mpamvu ari wowe wanjye umva reka mbyuka umva ndaje nyakohereza urebe umva kimeze neza wanyuma bimwe ngo byanyashire sigifite nyashi sawa nari bro Claudine mwana wa mama ubu noneho ndamenya uri hehe koko ndahangayitse n'ukuri ukuntu wari uri mu buzima bwiza nkaza mu buzima bwawe nkagutesha umutwe nkagutesha abantu aho ugiye hose bakakwirukana ukabura ibyari bigufitiye umumaro kubera ngewe none ngewe ubuzima bwahindutse ntabwo ngufite
Mana yanjye ndagusabye ngume amahoro yo mu mutima ariko unangarurire Claudine. Yaba nawe yaburaga amahoro nk'uko nanjye meze byibura twakongera tukabonana. Ndumva nkumbuye umushiha wawe, ndumva nkumbuye kurwana nawe. Allô? Bere wiriwe? Umeze ute se? Oya ntabwo ndwaye buriya nuko ntuje. Ndashaka kukubaza Claudine ntabwo muri kumwe? Wapi? Na nimero yiwe ntayiriho, n'ejo ntayari iriho. Nguhamagaye maze kumuhamagara. Yego. Nese ubu ndamenya ari hehe koko? Mbabarira umfashe. Nuramuka umubonye umbabarire umpamagare ndakwinginze. Ndumva mpangayitse kuba ntazi ahantu ari n'ukuri. Sawa. Uraba ukoze kabisa. Sawa. Claudie wakihanganye? Nese urumva kurira ari wo muti w'ikibazo? Umva nkubwire, rega nuko cyagiye wowe wamamagaye muze ntago ari ubugome. Nta hantu mfite mba. Ikibazo cyawe ni ukuntu telefone uba wayikuyeho. Nagiye hahandi hahoze ari kwa Cynthia marayo iminsi 2. Nsubiye muri cya kizu nsanga nyiraho ngo yahazanye ngo imbwa ziharinde. Nese ubwo bayikwibye bate? Iyi nimero se yo ni iyande? Ahagana hese uri? Kanyumvira gusa urumva aho hantu nahamenya koko. Ntago byakunda ko none hatubona numva wowe nkubwiye. Nta kibazo 1000. Oya. Mfite 2 reka ngo uyiyumbe nanjye nsigarane ikindi. Claudie saa 12 za nimugoroba cyangwa se saa 1 ntuzirenze. Ushaka indi nimero umbipe. Ubwo ibi nimero bitazwi nyine bizajya bimbipa zamenya ko ari wowe. Ubundi dupanga ukuntu tugomba kubonana. Sha ntabwo ubuzima bwanjye bumeze neza, nanjye ubwanjye ntabwo nzi ibyo ndimo. Nkeneye ko tubonana. Ubikore. Ako gihe umuntu mukuru none se ubwo urarira kugeza ryari?
reka nyohereze nonaha. Mbwira amazina ari kuri iyi nimero. Sawa. Doro, nkubwire mwicara nkubwire. Ibyo nari nagutumye se urabibona? Umeze neza? Nsanze ngo bazizanye uyu munsi. Siko umuntu utishimye ko jya useka. Oya n'izuba ndarushye. Doro, subizi ko ngukunda. Subizi ko ngufata nk'umuvandimwe wawe. Wenda ntabwo twavuganye ariko duturuka ahantu hamwe. Ndabizi. Nise Doro, ko hari umuntu ugiye kuza aha ngaha, ni umushuti wanjye kandi namubwiye ko njye nawe tuvukana. Urabinyemerera uraza kubyemera Ko tuvugana? Nta kibazo. nyine ibintu byose ari bukubaze ujye ubyemera byikirize. Ibintu byose ambwira mbyikirize. Ese ntidukunda? Kubera iki se? Dore ntidukunda? Yego nyine ko turi abavandimwe se. Yego. Ibintu byose nyine byerekeranye njye nawe ubyikirize kandi ibyo ari bukubaze byose ubisubize. Ubuse nambaza amazina ya papa wawe ndayamenya gute koko? Dore amazina ya papa wanjye nayo se? Wenda ibintu byose urumva nabishobora kwemera ibintu byose. Keka nimba uzi ibintu ari ibintu bumbaze. byose ari bukubaze ntabwo mbizi ariko ibyo ari bukubaze byose uze kumusubiza cyangwa ubimwemerere. Hanyuma se nyine unshimishe. Dore njye hari icyo ntagukorera. nta na kimwe. None se kumva wankorera akantu nk'ako kari simple birakunaniye? Nta kibazo. Turabyemeranyijwe? Promise? Okay. Bayisubire mu tuntu twawe. none ubu ngubu akazi kose arakamara usigaye ubona umwanya wo kwicara. Ubwo uvuye koga uraje uvuge. Ubibona amagambo mashyashya hejuru ya yandi mu kanya wavugaga sibyo? Wabonye bakuvugira mbese muramfatanya ugira ako dore ubwo ngubu na mbese ubuzima bwawe buzagenda gute? Bugenda bujya he? Ubwirwa n'iki ko butageze aho bwagomba kujya? Je bwaranahageze bwo nta nubwo bwarenga aho ngaho pe. Ntago bikureba ari kandi nakwihoreye. Karebure se we waje ukajya kumbwira amagambo menshi. Nakwihoreye none reba n'ubu ngubu nsanze mu ntekerezo zanjye uje kumvuya. Uri mu nteke uri kumuziya ntekerezo se mama? Ntago bikureba. Uri kwibuka mwene wanyu uri kwibuka Nibuka ibihe se yaciyemo. Nibuka yarapfuye ra? Cyokoze umva nkubwire. Nshobora kuzaguhangayikisha nawe ukamukurikira nk'uko yagiye. Ariko ndebera wamangayikishije wowe. Yarakubyaye? Wamangayikishije wowe? Ntago wamangayikisha kabisa. We tuzabireba. Kubera iki naguhangayikisha? Uri iki wibonamo iki ku buryo uramangayikisha uti se wowe warambyaye narakubyaye twarabyaranye turavukana uzaba umangayikisha mu mba ngubwire nudaca bugufi ngo twumvikana tujye dufatanya ibintu byahangaha mba ngubwire ni njye nawe gerageza ushakishe mukuru wawe ugende ujye kuba kagabo warambyaye ku buryo unyita iryo buragushaka mukuru wawe ugende mubane hano byanze nimba nanjye mfite uwo nashaka tukabana wese ubwo washakanye njyewe naje muri Kigali ahashoboka hose nahaba hano byanze yajya gushaka ahandi cyo koze ibyo turabishobora nta kindi ni umwangaro uzajya kwirukanka ku mutwe ngaho utarangaye mva hejuru sibyo muraroho nzize mbere maze aho nakuritura njyewe kaga cya kibuno cyawe kiri none nikiracika ngo njye kukudodeshereza kongera miruho yagiye bajya kudodesha ibibo kagabo Kaga bitabo. Oui.
mani wari wambuze se aniruhukiye ku manywa. Umva ahubwo nanjye nibyo nari ngiye kukubaza, cya cyana wakibonye gute? Si boku bro, none hano ndagufite ntago wabyumva. Wakibonye ibijambe? Ni icyana cyo mu mata bro. Nakubwiye ngo hano ndagufite. Nakubwiye ngo wowe amafaranga ndi kukimenamo nutayansubiza ngo unanyungukire nta n'inyinya ndi bukwereke. Umva nanjye naramubonye ndavuga ati uyu ni we natanyiza, uyu ni we uzananyica. Umva ni cyiza, gifite amabuno, gifite umubiri, cyaratetemye bro. Urashaka guhita uza none hasi mani. Nakubwiye ngo we nimba ufite amafaranga yawe ntaribi, kuko njye amafaranga uraza ngo ukubite facture, nakiguriye imyenda, nagisigishije inzara, nagiye ngishyiriramo tentire nk'izanjye bro. Kandi urabizi tentire zo zina urabizi zirazihenze. Aha ngo ino ngo ukubite facture, njye nta kibazo mfite, ntaribi.